Ndabasuhuje kandi cyane. Tekereza mu kigo cy'ishuri, iyo urebye abanyeshuri bambaye impuzankano imwe, hari ikintu cya mbere uhita ubona ako kanya. Ikintu cya mbere cyihutirwa ni ishusho y'ubumwe, gahunda n'indangagaciro z'iryo shuri. Ariko se, impuzankano y'ishuri ni imyenda gusa? Cyangwa hari ubutumwa bukomeye burya bitwaye ku mwana, ku mubyeyi ndetse n'ishuri muri rusange? Mu mashuri menshi, cyane cyane amashuri yisumbuye acumbikira abanyeshuri, boarding school, impuzankano y'ishuri ifite uruhare rukomeye cyane mu kubaka umuco w'ikigo, guteza imbere ikinyabupfura no gufasha abanyeshuri kumva yuko bari mu muryango umwe w'abanyeshuri. Ariko kandi nanone, iyi mpuzankano ititaweho neza ishobora kuba intandaro y'ibibazo birimo kutayubaha, kuyihindura uko umuntu yishakiye, ugasanga umwana yayihambiriyeho cyangwa se yayigize ipantaro atemberamo, cyangwa wenda kuyifata nk'ikintu kidafite agaciro kiri aho ngaho. Uyu munsi turaganira ku mateka n'akamaro k'impuzankano y'ishuri, impamvu amashuri ayishyiraho, icyo ababyeyi n'abanyeshuri bakwiye kuyimenyaho, ndetse n'impamvu muri boarding school by'umwihariko iba ifite umwanya wihariye mu kurera umwana no kumutoza. Iyi ni Isaac Inspire TV nk'uko bisanzwe, jyewe ndi mwarimu Isaac mukunda kuganira. Wibuke gukora subscribe kuri uyu muyoboro, ujye ugerwaho n'ibiganiro by'uburezi binyura kuri uyu muyoboro, kurutaho dukomezanye ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Hari igihe ababyeyi benshi batekereza ko impuzankano y'ishuri ari umwambaro usanzwe uri aho ngaho, ko icy'ingenzi ari ukwishyura amafaranga y'ishuri ndetse no kugura amakayi n'ibitabo byo kwiga n'ibindi bikoresho. Ariko se, mwari muzi yuko impuzankano y'ishuri ishobora kugira uruhare ku isuku, ku cyizere cy'umwana, ku myigire ye, ku myitwarire ye, ndetse no ku buryo afatwa na bagenzi be? Mu myaka myinshi maze mu bigo by'amashuri bya boarding school by'umwihariko, nabonye abanyeshuri benshi, hari abagera ku ishuri bafite impuzankano imwe gusa, nyuma y'iminsi mike ikaba yatangiye gucika cyangwa yataye ibara bimwe bita guciya cyangwa gucuyuka. Ugasanga ifite impumuro mbi, cyangwa wenda iratose kubera imvura yarayinyagiye yanitse, maze umwana agatangira kubaho yigunze cyangwa gukorwa n'isoni no kutitabira amasomo neza uko byagakwiye. Ariyo mpamvu muri iki kiganiro ntabwo tugiye kuvuga ku myenda nk'imitako, ahubwo tugiye kuvuga ku gaciro k'impuzankano mu burezi bw'umwana. Turavuga ku nkomoko y'impuzankano z'amashuri. Mbere yo kuvuga impamvu umwana akwiye kujyana impuzankano zihagije, reka tubanze nibura tumenye inkomoko y'impuzankano y'ishuri. Mu amateka agaragaza yuko impuzankano z'amashuri ubundi zatangiye gukoreshwa cyane mu Bwongereza mu kinyejana cya 16. Mu mashuri acumbikira abanyeshuri, zari zigamije kugaragaza yuko abanyeshuri bose bangana, baba bakomoka mu miryango ikize cyangwa imiryango ikennye. Icyo gihe abayobozi b'amashuri uko babibonaga, basanze iyo umwana aza kuza yambaye uko yishakiye, wenda umwe yambaye jeans, undi yambaye koto, undi yambaye imyambaro itandukanye, byabashaga gutera kwishyira hejuru kwa bamwe, ubundi bikazamura ipfunwe n'ivangura ry'abandi. Impuzankano rero zabaye ikimenyetso cy'uburinganire, isuku, uburere n'ubumwe bw'abanyeshuri. Nyuma yaho ibihugu byose ku isi, cyangwa se ibihugu byinshi, byatangiye gukoresha uwo muco, cyane cyane mu mashuri yisumbuye acumbikira abanyeshuri. Mu Rwanda naho impuzankano burya ni kimwe mu biranga umunyeshuri, zimufasha kumenya kuba yamenyekana aho ari, kubahiriza amategeko y'ishuri no kugaragaza yuko ari mu muryango mugari w'iryo shuri. Ariko hari ikibazo ntabwo ari kuba umwana wenda afite impuzankano gusa, ahubwo ikibazo ni ukumenya niba afite izihagije neza zo kumufasha kubaho neza mu buzima bwa buri munsi ku ishuri. Hari icyo abanditsi n'abashakashatsi babivugaho. Umwanditsi bita Hariki Wong mu gitabo The First Days of School agaragaza ko gutsinda k'umunyeshuri bidaterwa n'ubwenge gusa afite, ahubwo binaterwa n'uburyo aba yiteguye ishuri. Imyambarire iboneye n'isuku biri mu myiteguro. Nanone kandi hari umwanditsi tugunda kugarukaho bita Jane Nelson mu biganiro bitandukanye by'uburezi binyura kuri uyu muyoboro, mu gitabo bise Positive Discipline,
asobanura ko gutegura umwana neza mbere yo kujya ku ishuri ari ikintu kimwe gikomeye cyane mu bimwubakamo inshingano, bikamwubakamo icyizere n'ubushobozi bwo kwiyitaho. Ibi hari ikintu bitwigisha yuko kugurira umwana impuzankano zihagije ntabwo ari ugusesagura amafaranga nk'uko ababyeyi bamwe babivuga. Ugasanga umubyeyi yaguriye umunyeshuri impuzankano imwe akavuga ngo birahagije kubera yuko ari umwambaro w'ishuri. Ariko nyamara umubyeyi uzi kureba kure, iyo aguriye umwana w'impuzankano zihagije aba ari gushora imari mu mibereho n'uburezi bw'umwana. Hari umugani uvuga ngo uburere buruta ubuvuke, ariko kandi uburere bwiza busaba no guha umwana ibimufasha kubaho neza. Hari impamvu umwana akwiye kuba afite impuzankano zihagije. Hari impamvu nyinshi zitandukanye, ariko wenda reka dutangirire kuri 5 za mbere. Impamvu ya mbere ni ukugira isuku buri munsi. Impuzankano y'ishuri iba yambawe amasaha menshi. Tekereza guhera umwana abyutse, niba abyuka saa 11 za mu gitondo akajya kuryama saa 3 za nimugoroba. Impuzankano ziba zafashe ibyuya, zagiyeho ivumbi ndetse n'umwanda. Kuzisimburanya bituma umwana ahora asa neza kandi agahora ari smart ndetse akumva umubiri uguwe neza, kandi ibintu bifasha kumurinda indwara z'uruhu zindi ziterwa n'umwanda. Umva impamvu ya kabiri. Umwana ufite impuzankano zihagije bimufasha kubaka icyizere. Umwana wambaye neza yumva afite agaciro n'icyizere, value and confidence. Ashobora guhaguruka muri class agiye gusubiza mwarimu atikanga, akumva ahagaze bwuma kandi ni byiza. Umva impamvu ya gatatu. Kwirinda guhora mesa nijoro. Mu mashuri acumbikira abanyeshuri, iyo umunyeshuri afite impuzankano imwe ashobora kuyimesa nijoro mbere yo kuryama, akarara kubita ishati kugira ngo yumuke, ukaba wagira ngo n'umuntu uri gukubita inkoni kuri shitingi. Nyamara n'igihe bitayibuza kuba wenda bukeye itumye neza, mu gitondo ibintu bishobora gutuma yambara igitose cyane, bikamuteza ikibazo cy'ubuzima kandi kamubangamira umunsi wose. Tekereza kwambara imyenda itumye neza ugasabwa gukurikira mwarimu yigisha. Bikurure neza ubyiyegereze. Umva impamvu ya kane. Kugira impuzankano zihagije ku munyeshuri bimufasha kwirinda gusekwa n'abandi banyeshuri. Abanyeshuri bagenzi be bashobora kubona yuko ahora yambaye umwenda umwe udahindagurika. Hari abashobora kumunegura. Ibi bintu mu banyeshuri bibaho. Ibyo kandi bishobora kumutesha icyizere, akajya yigana ipfunwe iminsi yose kandi ibintu byagabanya umusaruro. Impamvu ya gatanu yo kugira impuzankano zihagije ni uko bimufasha kwiga adahangayitse. Iyo umunyeshuri azi ko afite impuzankano zihagije zisukuye asimburanya, yibanda ku masomo cyane aho guhangayikishwa n'imyenda. Nibyo n'uwambaye neza agaragara neza. Twambika abana mu buryo bukwiye kandi tubagurira impuzankano zihagije kugira ngo bambare neza. Hari ingaruka zo kujyana impuzankano nkeya ku ishuri ndetse n'inama ku babyeyi. Twabonye inkomoko y'impuzankano z'amashuri, hari icyo abanditsi babivugaho ndetse n'impamvu ari ingenzi cyane kugira ngo umunyeshuri wese abe afite impuzankano zihagije. Ubu noneho reka turebe ibibazo nyabyo twagiye tubona mu mashuri, cyane cyane mu mashuri acumbikira abanyeshuri. Nubwo no mu mashuri adacumbikira abanyeshuri izo mpamvu ndetse n'ingaruka zibaho, ariko by'umwihariko ku mashuri acumbikira abanyeshuri. Nk'uko nabivuze mbere, ibi ntabwo ari ibitekerezo byanditswe mu bitabo gusa. Ni ibintu umuntu wese ashobora kubona buri munsi mu buzima bw'ishuri aho yagenda cyangwa se aho arerera. Umva ingaruka ya mbere. Iyo umunyeshuri adafite impuzankano zihagije, atangira kwambara imyenda idasa neza. Bavandimwe inshuti zanjye, namwe reka twibaze. Umuntu ashobora kumara amasaha wenda 12 cyangwa arenga yambaye impuzankano. Uyu mwana aba yize, aba yakoze urugendo wenda kubiga bataha, yagenze ku ruzuba, yakoze ibikorwa by'isuku bitandukanye. Iyo afite impuzankano imwe gusa, no ku munsi ukurikiyeho burya niyo yambara kandi akayambara itameshe cyangwa itumye neza. Ibi bintu bishobora gutuma atagaragara neza kandi bikamutera ipfunwe mu bandi bana. Hari umugani uvuga ngo isuku ni isoko y'ubuzima. Iyo umwana ahora yambaye imyenda isukuye, nawe yumva yisanzuye mu bandi. Umva ingaruka ya kabiri.
umwana ashobora gutangira wenda kugira ipfunwe, kubera yuko abahanga mu mitekerereze y'abana bavuga yuko igihe cy'ubwangavu ndetse n'ubugimbi ni igihe umwana aba yitaye cyane ku buryo abandi bantu bamubona. Umwanditsi w'igitabo cyitwa The Whole Brain Child agaragaza ko abana ndetse ingimbi ntabwo zisigana n'abangavu, bakenera kubaho bumva bakiriwe neza kandi bafite agaciro mu muryango mugari w'abantu. Iyo bahora bumva basekwa cyangwa yenda bateshejwe agaciro, bishobora kugira ingaruka wenda ku cyizere cyabo. Uku kuntu niko byubatse. Iyo umunyeshuri ahora yambaye impuzankano zishaje cyangwa zicitse, usanga imyenda wenda ibonerana cyane, hari imyenda ibonerana cyane kubera gusaza, cyangwa wenda idasukuye kubera kutayimesa. Uyu munyeshuri ashobora kubaho yigunze kenshi, akabaho mu ipfunwe ryinshi iminsi myinshi. Arashobora kwanga kujya imbere gusubiza abajijwe, akanga gusubiza ikibazo kubera gutinya yuko abandi bamureba bakamuseka. Ese twaba tuzi wenda umubare w'impano z'abana zipfira muri iryo pfunwe wenda? Ni nyinshi cyane. Umva ingaruka ya gatatu. Bishobora guteza amakimbirane hagati y'abanyeshuri. Wenda mu mashuri acumbikira abanyeshuri cyane by'umwihariko, hari igihe usanga umwana wenda yatsa mugenzi w'ishati cyangwa ipantaro, akamubwira yuko iyo yanze kuma neza. Hari n'igihe bamwe wenda babyambara batabiherewe uburenganzira na bagenzi babo. Ibi bintu bishobora gutera intonganya, bashobora gushinjanya ubujura, bishobora gutera kutizerana hagati yabo. Yego, nubwo atari kwenda buri gihe bigenda, kugira impuzankano zihagije bigabanya amahirwe yo guhura n'ibibazo nk'ibi ngibi ku munyeshuri. Mu ingaruka ya kane, bigabanya icyizere cyo kwitabira ibikorwa by'ishuri. Hari abanyeshuri benshi birinda kujya muri siporo cyangwa mu bindi bikorwa by'ishuri kubera gutinya kwanduza cyangwa kwangiza impuzankano y'imwe y'urukumbi. Akaba afite impuzankano imwe yambara ku mubare, ku buryo niba hari ibikorwa abona biri buyanduze, abikwepa ntabijyemo kandi byari ingenzi. Nyamara siporo ni ingenzi ku buzima bw'umwana. Wibuke, iyo umwana afite impuzankano zihagije, yitabira ibikorwa byose nta bwoba afite, kubera yuko arava mu mpuzankano imwe iyindi akayisimbuza indi, kubera yuko nyine biba bishoboka. Umva ingaruka ya gatanu. Bitera umubyeyi wenda kuba yashora amafaranga menshi kurusha watabizi. Hari ababyeyi batekereza bati reka mugurire imwe gusa, ariko wibuke iyo imwe ishaje vuba cyangwa wenda icitse, biba ngombwa yuko wongera kumugurira indi. Rimwe na rimwe kugura impuzankano ebyiri zifite ireme zimeze neza bishobora kuramba kurusha kugura imwe uko yayindi yangiritse. Ibi kandi bikanafasha n'umwana nyine kubona uburyo ahora asimburanya. Ubundi ni biki umubyeyi akwiye gutegura mbere yo kohereza umwana muri boarding school by'umwihariko? Hari ababyeyi benshi gutegura umwana ntabwo ari ukwishyura amafaranga y'ishuri gusa, ahubwo ukwiye kumubaza ibibazo wenda bitandukanye. Kumubaza utese ufite impuzankano nibura 2 cyangwa 3? Ibi hari ubyumva kuvuga impuzankano 2 cyangwa 3 akumva ni ibintu bidasanzwe kuri we, ndetse akumva ari n'ibintu hari bidashoboka. Ariko wibuke, umwana afite mare cyangwa varize yuzuye imyambaro mu rugo, kandi ahamara igihe gito ugereranyije n'icyamara ku ishuri. Mu gihe cy'umwaka umwana amara amezi nibura 9 ku ishuri, hanyuma akamara amezi 3 mu biruhuko. Tekereza noneho hana amara amezi 9 ariko akajyana impuzankano imwe gusa kandi ahora yambara iminsi yose kuva mu gitondo kugera nimugoroba agiye kuryama. Bihuze nawe wumve. Nyamara varize yuzuye imyenda iryamye mu rugo, wenda azayambara kuri Pasika cyangwa wenda ku munsi mukuru runaka bitewe. Abanyeshuri bakeneye impuzankano zihagije. Iyo bimeze gutya rero, akajyana nibura impuzankano 2 cyangwa 3, bituma nibura zisimburanya kandi agahora asa neza iminsi yose. Ukamubaza nibura uti ufite socks zihagije? Socks ziri mu myambaro imwe burya isaza cyane vuba na bwangu. Ukamubaza uti imyenda y'imbere irahagije? Isuku burya itangirira imbere, tukwiye kujya tubimenya. Ese inkweto zirakomeye? Hari abagura inkweto za pirate zigahita zisaza mu minsi mike cyane. Inkweto iyo zangiritse zishobora kubangamira umwana kugenda ndetse no kwitabira amasomo neza cyangwa wenda siporo. Ukanibuka kumenya niba imyenda yose yanditseho amazina. Gusa mu bigo by'amashuri
iki kintu basigaye bacyitaho cyane 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 ibigo bicumbikira abanyeshuri. Buri mwana wese imyambaro ikaba yanditseho amazina ye. Yego, ibi bintu bifasha gutuma imyenda itivanga ku buryo harimo n'iyazimiriramo burundu kubera yuko nta mazina ya nyirayo agaragara. Hari ubutumwa ku babyeyi rero. Babyeyi, uruhare rwanyu ku bana, urukundo ntabwo rugarukira gusa ku magambo abana babwirwa, ahubwo urukundo rugaragarira mu buryo wenda bwo kubateguramo bitegura kuzajya ku ishuri. Iyo umwana ageze ku ishuri afite ibyo akeneye byose, aba yumva hari abantu bamwitayeho kandi ni byiza. Ariko nanone ni ngombwa kwibuka yuko ubushobozi bw'imiryango butangana. Hari ababyeyi bifuza kugura byinshi ariko ubushobozi bukaba buke. Niba ari uko ibintu bimeze, umva icy'ingenzi ni uguteganya hakiri kare, ukaganira n'ubuyobozi bw'ishuri niba hari ibisabwa yenda bitari kuboneka. Ni ugushyira imbere ibikenewe cyane kurusha ibindi byose bitari ngombwa. Aka kantu nushaka ukiteho ugaceho umurongo. Hari abanyeshuri usanga bajyana ibintu byinshi ku ishuri bitari ngombwa kandi ndetse batakajeho amafaranga menshi cyane, ariko ugasanga impuzankano y'ishuri ntabwo yahawe agaciro, ugasanga afite ka kandi kamwe atajya asimbuza, kakaba kamuteza ibibazo bamwe n'abandi banyeshuri bitamubujije kumusekuranya n'amategeko agenga ishuri. Umunyeshuri ajya ku ishuri burya afite intego ihamye yo kwiga, ntabwo ari uguhatana n'indi miryango. Hari abagenda bagira ngo bagiye guhatana n'indi miryango, ariyo mpamvu rimwe na rimwe bajyana n'ibikoresho bitari ngombwa rwose bitanakenewe, bitanditse kuri babyeyi, ariko ugasanga yashatse inzira zitandukanye binyuzamo kugira ngo bigere ku ishuri. Ababyeyi bakwiye gufasha gutegura ubuzima bwiza bw'umwana ku ishuri, aribwo bumutegura ejo hazaza heza. Umva ingaruka zo kudaha agaciro impuzankano y'ishuri. Nyuma yo kumenya impamvu impuzankano y'ishuri yashyizweho n'indangagaciro zayo, reka turebere hamwe ibibazo bivuka iyo itakiriwe nk'ikintu gifite agaciro. Hari abanyeshuri bavuga bati ni umwambaro uri aho gusa, ariko nyamara mu burezi umwenda cyangwa umwambaro ushobora kuba ubutumwa bwuzuye. Nta kindi kintu uvuze, umwambaro ugatanga ubutumwa bwuzuye. Uko umunyeshuri burya yambara kenshi muri rusange bigaragaza uko abona ishuri rye, uko yiyubaha ndetse n'uko yubaha amategeko y'iryo shuri. Nubona umunyeshuri yapokese yambaye ibishati binanaba nk'amababa y'intuza, burya hari ikintu biba bivuze. Umwarimu w'umushakashatsi Thomas Ricona mu gitabo cye Educating for Character agaragaza ko kubaka imyitwarire myiza bitangirira ku bintu bito umuntu akora buri munsi. Kwambara impuzankano neza ni kimwe muri ibyo bikorwa bito byigisha kubahiriza amabwiriza no kugira inshingano. Iyo abanyeshuri batangiye guhindura impuzankano uko bishakiye, bakayambara nabi, bya bindi bita pocket, cyangwa bakayangiza nk'anababishaka, akenshi burya hari ubundi butumwa bwimbitse buba buri gutangwa. Nimubireba nk'abarezi mukarebera, muzashiduka ikigo cyabahiriyeho. Ubyitegereje bishobora kuba ari ikimenyetso cyo kutubaha amategeko cyangwa se kwigomeka ku buyobozi bw'ishuri, cyangwa wenda gukururwa n'igitutu cy'urungano. Ibi byose ubigenzuye urasangamo kimwe muri ibi ngibi. Mu mashuri amwe usanga impuzankano zaraciwe, ugasanga zanditsweho amagambo mabi cyangwa zambawe mu buryo butajyanye n'amabwiriza, kandi amabwiriza aba yatanzwe. Ikigo cyose kigira uko cyambika abanyeshuri kandi mu buryo bwiza mu biteganijwe. Ibyo ntabwo bigarukira burya mu myambarire gusa, bishobora no kugira ingaruka mu myigire ndetse no mu mutekano cyangwa ku isura y'ishuri. Mu myigire ibaze noneho kwa umunyeshuri wambaye nabi yareza agatuza, ibifungo byose yadegaje ishati, ubwo umunyeshuri wavuga ko ari kwiga? Ukiri umunyeshuri uburyo yambaye n'uburyo yicaye mu ishuri bita bikwereka yuko ari kwiga cyangwa atari kwiga. Nta kindi uvuze cyangwa nta kindi avuze. Niyo mpamvu uruhare rw'ababyeyi ndetse n'abarezi ni ingenzi cyane. Umwana akwiye gusobanurirwa impamvu y'ayo mabwiriza, kubera icyo agomba kwambara neza, aho kumubwira gusa wenda ngo uyambare. Ntasobanurirwa impamvu yo kwambara impuzankano y'ishuri n'icyo bivuze. Iyo amenya impamvu arushaho kuyubahiriza, abitewe n'uko yabyumvise neza
aho kubikora kubera igihano gusa ari gutinya. N'abarimu nabo nuko bafite inshingano yo kuba icyitegererezo, gukurikiza amategeko ndetse no kuyasobanura mu bwubahane. Bituma abanyeshuri bayubaha aho kubaho batinya ibihano iminsi yose. Impamvu impuzankano y'abanyeshuri muri secondary school ari ingenzi kuruta uko benshi wenda babitekereza. Uruhare rw'ababyeyi, abarimu n'ubuyobozi bw'ishuri mu kubungabunga agaciro k'impuzankano y'ishuri. Iyo tuvuga impuzankano y'ishuri, ntabwo iba ari inshingano z'umunyeshuri wenyine, ni inshingano isangiwe n'umuryango, ishuri ndetse n'abarezi muri rusange. Iyo umwe muri izi nzego wenda tubahirije uruhare rwe akarebera, n'uburezi bw'umwana bushobora guhura n'imbogamizi. Uruhare rw'ababyeyi, umubyeyi burya niwe murezi wa mbere w'umwana, bikwiye gusobanuka. Niwe ugomba gufasha umwana gusobanukirwa wenda ko impuzankano y'ishuri atari ikintu yambara kubera gutinya ibihano, ahubwo ni ikimenyetso cy'uburere n'icyubahiro, cyaba icyubahiro cye bwite nk'umunyeshuri ndetse n'icyubahiro cy'ishuri yigaho. Umubyeyi akwiye kugura impuzankano ijyanye n'amabwiriza y'ishuri, aho kugendera wenda ku gushaka k'umwana. Hari ababyeyi bayoborwa n'abana mu bijyanye no kugura impuzankano y'ishuri. Gutoza umwana kuyigirira isuku, ibi ni inshingano y'umubyeyi, ndetse no kuyibungabunga iminsi yose kugira ngo nataha mu gihe runaka akurikirane niba koko impuzankano yarayibungabunze mu buryo bukwiye, kuko ni inshingano z'umwana. Hari ukuganira n'umwana ku mpamvu yenda impuzankano ifite agaciro, aho kumutegeka kuyambara gusa biri aho ngaho, ukamusobanurira nyine za mpamvu akwiye kuba yambara, ko bizamura agaciro ke ndetse n'agaciro k'ishuri yigaho. Nk'uko Jane Nelson, umwanditsi w'igitabo bita Positive Discipline, abivuga, abana bubaha amategeko kurushaho iyo basobanukiwe neza impamvu yayo kuruta igihe wenda bayubahiriza kubera gutinya. Umva uruhare rw'abarimu. Abarimu ntabwo ari abantu batanga amasomo gusa, ahubwo ni icyitegererezo cy'imyitwarire. Iyo umwarimu ashyira imbere kubaha amabwiriza, akayasobanura mu bwubahane bwose, kandi agakoresha uburyo bwo kwigisha aho gutera ubwoba, abanyeshuri nabo burya bagenda bayubaha kandi neza. Niba umunyeshuri yambaye nabi impuzankano, ntabwo intego ikwiye kuba wenda, ntabwo intego burya ari ukumukoza isoni imbere y'abandi, ntabwo ariyo ntego, ahubwo ikiba kigamijwe ni ukumufasha gusobanukirwa impamvu agomba kuyambara neza. Umva uruhare rw'ubuyobozi bw'ishuri. Ubuyobozi bw'ishuri bugomba gushyiraho amabwiriza asobanutse kandi akoreshwa ku banyeshuri bose mu buryo bungana iminsi yose nta kurobanura. Iyo amategeko akoreshwa kuri bamwe ariko ugasanga atareba abandi, abanyeshuri batangira kumva yuko burya nta butabera buri muri iryo shuri, bakagabanya icyizere bafitiye ubuyobozi, kandi ibi bintu nabyo ni akaga. Ishuri kandi rikwiye guhora riganiriza abanyeshuri ku ndangagaciro ziri inyuma y'impuzankano, aho kwibanda gusa ku bihano. Gufatanya nibyo bitanga umusaruro. Mu bushakashatsi bwerekana yuko burya iyo ababyeyi n'ishuri bakorera hamwe neza, imyitwarire y'abanyeshuri irushaho kuba myiza kandi kubahiriza amategeko bikiyongera. Impuzankano rero ntabwo burya yubakwa n'igitambaro cyangwa umudozi wa wundi udodera abanyeshuri. Agaciro kayo burya kubakwa n'ubufatanye bw'umuryango, abarimu ndetse n'ubuyobozi bw'ishuri. Niyo mpamvu buri wese akwiye kwibaza ati, ese ndimo gufasha umwana kubona impuzankano nk'ikirango cy'uburere, cyangwa ndimo kuyifata nk'umwenda usanzwe uri aho ngaho gusa? Ibi bintu jya ubitekerezaho umwanya. Reka dusatire umwanzuro w'ikiganiro muri rusange. Impuzankano ni igikoresho cy'uburezi, ntabwo ari umwenda gusa wakeka. Dusoza ikiganiro, reka twongere twibaze ikibazo twatangiriyeho. Ese impuzankano y'ishuri ni umwenda tubona usanzwe cyangwa ni igikoresho cyafasha kubaka umunyeshuri mwiza? Ibyo twabonye muri iki kiganiro bitwereka yuko impuzankano y'ishuri ifite uruhare runini mu burezi. Ifasha abanyeshuri kumva yuko bari abanyamuryango b'ikigo kimwe, ikagabanya itandukaniro rishingiye wenda ku bukungu. Nta mukire nta mukene mu mpuzankano. Ituma ishuri rigaragara neza mu ruhando rw'ibindi bigo cyangwa se ku barireba. Kandi impuzankano yigisha yuko umwana yubahiriza amategeko ndetse no kugira inshingano zimureba. Umwana afite inshingano. Nk'uko Thomas Rikona abigaragaza muri cya gitabo Educating for Character, kubaka imyitwarire myiza
ntabwo bitangirira ku bintu bikomeye gusa, ahubwo bitangira no ku ngeso ntoya cyane umuntu akora buri munsi. Kwambara impuzankano neza iminsi yose, kuyigirira isuku ikaba isukuye ndetse no kuyubaha, ni imwe muri izo ngeso zubaka umuntu w'ejo hazaza. Burya nubona umuntu atesha agaciro impuzankano agahora yambaye nabi iminsi yose, bene uwo munyeshuri abakemangwa. Jane Nelson mu gitabo bise Positive Discipline nawe yarukunda bisobanura, avuga yuko abana bakura neza iyo basobanuriwe wenda impamvu y'amategeko aho gutegekwa gusa biri aho ngaho. Niyo mpamvu ababyeyi n'abarimu baba bakwiye kuganira n'abana impamvu impuzankano ifite agaciro, ndetse no wenda aho gushyiraho ibihano gusa. Hari ikintu gikomeye abantu twese dukwiye kwibuka: umwana ntabwo yigishwa n'amagambo gusa ari aho, yigishwa n'icyitegererezo ahabwa cyangwa abona. Niba uri umubyeyi wenda ukaba wubaha amabwiriza, yego ni ngombwa, umwarimu akayubahiriza, n'ubuyobozi bukayakoresha mu butabera, umunyeshuri nawe biramworohera cyane kubikurikiza. Buri mubyeyi akwiye kwibaza ati, ese nigisha umwana kubaha impuzankano? Ese musobanura impamvu yayo? Cyangwa ahubwo ndamufasha kumva yuko akwiye kubaha n'amabwiriza y'ishuri? Naba ndi kumufasha gutegura ejo hazaza? Na buri mwarimu wese akwiye kwibaza ati, ese ndi icyitegererezo cyiza ku banyeshuri? Nkosora umwana wenda mu bwubahane no mu buryo bwubaka? Niba twese dufatanyije muri iyi njyana cyangwa muri uyu mujyo, impuzankano ntabwo izaba umwenda uri aho gusa, ahubwo izaba ikimenyetso cy'uburere bwiza, ikinyabupfura, inshingano n'indangagaciro z'u Rwanda twifuza kubakira urubyiruko rwacu. Ndabashimiye cyane ko mwakurikiranye iki kiganiro kugera ku musozo. Gishobora kuba cyakugiriye akamaro kandi ni ngombwa ukande like, ugisangiza abandi babyeyi, abarimu n'abanyeshuri. Ubasha kwiyandikisha kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV, ugakora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro by'uburezi binyura kuri uyu muyoboro. Ni ibiganiro byubaka umuryango nyarwanda. Mujye mu mwanya w'ibitekerezo, usige mu gitekerezo cyawe comment, utubwire wowe gute ubona akamaro k'impuzankano mu mashuri. Ese hari icyo wifuza cyahinduka? Ibitekerezo byanyu burya ni ingenzi cyane kuko bishobora gufasha n'abandi bantu. Nibyo turi kurera. Ndabashimiye, Imana ibamugisha cyane. Tuzongere guhura ku bindi biganiro by'uburezi byubaka ejo hazaza h'abana bacu. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda.